Inama y'Abaminisitiri yateranye kuri uyu wa mbere tariki 10 z'uku kwezi kwa kabiri uyu mwaka yaganiriye ku ngamba z'igihugu z'iterambere NST2 ndetse n'uburyo bwo kubaka ubukungu butajegajega kwihaza nk'igihugu mu birebana n'ingengo y'imari ndetse no kugabanya kubeshwaho n'inkunga z'amahanga. Kimwe mu byemejwe bizafasha kugeza abanyarwanda ku ntego z'iterambere bihaye no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo ariko kandi binyuze mu gutanga umusoro. Muri aka kanya muri studio za Televiziyo Rwanda turi kumwe na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusuf Murangwa, tuguhaye ikaze. Murakoze. Reka tunakomoze kuri iyi misoro mishyashya yaganiriweho mu nama y'Abaminisitiri igamije gufasha igihugu kugera ku ngamba z'iterambere kiyemeje. Ni iyihe? Imisoro twaganiriye uyu munsi tukanayemeza iri mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni imisoro isanzwe iriho ariko hakaba hari serivisi zitandukanye mu gihugu mu bucuruzi zitayitangaga nka TVA. Urugero, TVA nago yatangwaga ku matelefoni mu rwego rwo gushigikira ko abanyarwanda benshi bakoresha amatelefoni, kandi kugeza ubu ngubu bisa nkaho twarabigezeho, hafi 80% by'abanyarwanda bafite amatelefoni. Urundi rugero ni ibikoresho bya ICT nabyo nago byatangaga TVA. Urundi rugero rw'imisoro, icyiciro cy'imisoro twaganiriyeho yemejwe ni imisoro twazamuye ku bikorwa bimwe na bimwe. Urugero, twazamuye imisoro ku itabi, hanazamurwa imisoro ku nzoga, byeri. Urundi rugero cyangwa ikindi cyiciro cy'imisoro twaganiriye uyu munsi ni imisoro mishasha itari isanzwe iriho. Urugero ni imisoro ijyanye n'icyo twise Digital Services Tax. Abanyarwanda benshi bakoresha serivisi ziva hanze y'igihugu zijyanye na technology. Urugero harimo Netflix, hakabamo Amazon n'izindi serivisi zimeze nk'izo, naho twemeje ko hajyaho umusoro. Ibyibanze byashingiyeho hemezwa iyo misoro mishyashya n'ibihe? Icyo twashingiyeho gikomeye ni icyifuzo cyo kuva aho turi naho dushaka kugana. Nk'uko tubizi turi mu mwaka wa mbere wo gushyira mu bikorwa gahunda y'iterambere NST2, kandi bikaba bisaba mikoro, kandi kugira ngo igihugu gitere imbere kive ku rwego rumwe kijye ku rundi bisaba ubushobozi, kandi ubushobozi ni imisoro. Ariko twarabishishoje cyane dusanga ko iyo misoro ni ibintu bishoboka, ntago twemeje imisoro idashoboka. Minisita, ukurikiye cyangwa se umuturage wumvise ubu butumwa ashobora kwibaza ati ese imisoro mishyashya izatangira kubahirizwa ryari, ariko kandi inzira zizageza kwishyirwa mu bikorwa ryayo n'izihe? Iyi misoro yose ntago izahita igiraho cyarimwe, ni gahunda y'imyaka 5 kuva muri uyu mwaka kugeza mu mwaka w'2009. Ni ukuvuga ko buri mwaka hari imisoro twateganyije ko izagenda ishyirwaho, kandi tuzabisobanura neza kugira ngo ababishinzwe nabo bireba bose babyumve neza. Minisita, dusoza, ubu hagiye gukurikiraho iki? Icyo navuga ni uko tugiye gukurikizaho kubisobanura cyane. Ejo hari gahunda dufite ya press conference izaba irimo abanyamakuru benshi kugira ngo iyi misoro yose tuyijyemo, tuyisobanure neza, hanyuma tukurikizaho gahunda ikomeye ya engagement, duhure nabo bireba bose tubasobanurira imisoro, hanyuma tuzabaherekeze kugira ngo bizagende neza. Reka tubashimire Minisita. Akaba ari Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusuf Murangwa.